Muraho neza, tubahaye ikaze mwebwe banyarwanda muri mu mahanga bari mu gihugu ndetse namwe abanyamahanga turabashohoje. Nkuko rero mumaze kubimenyera, hano tuba dufite udushya twinshi, akaba ariyo mpamvu tubabwira ko mugomba kujya mudukurikira kenshi ibyo tuba twashyize hano kuri channel kugira ngo bikomeze kubageraho. Ndizera nashidikanya ko hari ibintu byinshi byiza mukomeza kureba kuri izi channel zacu, yaba Plat Properties, mbonaho ibintu byinshi bitandukanye ndetse na House in Rwanda. Nkuko rero tuba twayibasezeranyije, tuba dufite ibintu byinshi kandi biba bigezweho bisobanutse. Ubu rero tuhora tubasaba ko mugomba kuba muri update kugira ngo ibyo dushyizeho ntibacika. Ari gihe dushyiraho ibintu by'imari kubera gutinda kutareba ugasanga ibintu birabacitse. Uyu munsi rero nanone tugiye kuganira kuri aparitoma, byiza byo gutunga aparitoma. Uko ubushize twari twabiganiriyeho tubereka aparitoma twari dufite zigurishwa. Abantu rero bakaba bakomeje kuzigura ndetse zikaba ziri gushira. Ariko nkuko twebwe duhorana udushya twinshi, uyu munsi nanone twabazaniye aparitoma nziza kandi zisobanutse, ziri muri quartier zisobanutse. Twababwiye ko tuzajya tubagezaho ibintu bihenze n'ibidahenze, noneho buri muntu akajyaho ashoboye. Ariko ibyo bitavuze ko ushatse n'ibyamake kurushaho ku byo tuba twashyizeho, waduhamagara kuri adresse tuba twashyize kuri channel, kuri telefone 0788395601 cyangwa mukadusanga aho dukorera hano kuri office muri Centenary House hano mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero nshuti zacu, mwebwe abanyarwanda mudukurikiye n'abanyamahanga, dufite aparitoma ziri ahantu bita ku Ntare Arena. Abenshi murahazi, hariya ku Ntare Arena harazwi cyane, ahantu quartier imaze gutera imbere mu buryo bugaragara nkuko kubahazi bagenda babyibonera. Tukaba dufite aparitoma nziza kandi zikiri nshyashya ziri kugurishwa. Izo rero aparitoma zikaba zifite ibyumba bibiri, zifite toilette ebyiri, zifite cuisine, mbese zikaba ari nshya nkuko muza gukomeza kubibona muri iyi video muza kureba. Izo aparitoma turabasaba inshuti zacu kugira ngo ntizibacike, kubera ko zirahendutse kandi kugaruza intego yacu nuko mugura ikintu mukagaruza vuba amafaranga muba mwatanze, mugatangira kurya ku nyungu muba mwamaze kubona muri gusarura muri izo aparitoma. Inyungu rero zo gutunga aparitoma ni izihe? Inyungu ni nyinshi. Wenda duhereye ku nyungu ya mbere. Nyungu ya mbere yo gutunga aparitoma ni uko icya mbere aparitoma zinjiza amafaranga menshi. Aparitoma yinjiza amafaranga menshi bitewe n'aho wayiguriye n'agace iherereyemo. Nk'izi ngizi igiciro cyazo ni $60,000,000, ibyumba bibiri. Ubwo wenda uravuga uti ubwo ibyumba bibiri byakwinjiza amafaranga angahe hariya ku Ntare Arena? Ibyumba bibiri washyizemo ibintu, aparitoma ya hariya ku ntebe imeze hagati y'amadolari 800 700. Urumva ko deja byamaze kurenza kuri 10%, harenzeho gatoya, byabaye hafi nka 13 gutyo kwijana. Urumva rero kugaruza ayo mafaranga rwose biroroshye. Iyi ikaba ari inyungu ya mbere yo gutunga aparitoma. Indi ya kabiri, inyungu ya kabiri, burya aparitoma ntabwo igora kuyitaho ntabwo igusaba ibintu byinshi, kimwe nkuko wagura inzu nini ihagaze. Inzu nini iba ifite akazi kenshi,
ariko aparitoma ntabwo igira akazi kenshi. Iyo ni inyungu ya kabiri. Indi nyungu ya gatatu nuko ushobora gutuza abantu benshi. Aparitoma wayubatse ushobora gutuza abantu benshi. Urugero, ushobora kubaka aparitoma mu kibanza wenda gifite metero kare 600, 800 se igihumbi. Urumva ko icyo gihe kuko ubaka uzamuka ushobora gushyiramo aparitoma nk'enye 6, urumva ubutuje imiryango 6. Noneho nunagurisha urumva amafaranga urayabona kuko urumva ufite amazu 6. Nunakodesha urumva urabona ya mafaranga, urafata igiciro cya aparitoma imwe ukuba aparitoma zose zitandukanye. Kandi twababwiye ko tubafasha no kubona abakiriya, waba ukeneye kuzigurisha, waba ukeneye kuzikodesha ndetse no kuzicunga, ibyo bita management, byose turagufasha, noneho ibintu bikarushaho kugenda neza. Nta mpamvu rero watinya kugura aparitoma, twebwe turagufasha. Niba ushaka no kuzubaka ukaba ufite proje yawe ukavuga uti aparitoma nazubaka he, ngwino tuguhe ibibanza, tukubwire ngo ubaka aparitoma hano, igiciro muri iyi quartier na ngaya. Twebwe tuba tubizi tubisobanukiwe, twabwiye ko dufite experience muri ibi bintu. Niyo mpamvu tubabwira ko igihe mutwegereye tugatangira business rwose igera kure. Abo tumaze igihe dukorana, mwebwe murabizi ko mumaze kugera kuri byinshi bitandukanye. Rero nshuti zacu, turabasaba rwose ko mwitabira gushora imari zanyu muri aparitoma, mugashora amafaranga muri aparitoma. Iza aparitoma rero nshuti zacu dufite hariya ku Ntara Arena ntabwo ari nyinshi. Dufite aparitoma zigera muri 4. Aparitoma 4 nizo zisigaye. Urumva ko ushobora no kuzigura zose pere, ukishyura amafaranga yose zikaba izawe. Niba imwe ari miliyoni 60 cyangwa 60 by'amadolari, urumva ko ushobora kuza, ushobora kugura 2, ushobora kugura 3, ushobora kuguramo imwe. Ibyo wowe ni uburenganzira bwawe kandi biraterwa n'ubushobozi bwawe ufite. Rero ushobora kwishyuraho 240 by'amadolari kuri aparitoma 4. Urumva ni business nziza kurenza uko wagura wenda inzu imwe. Tugiye rero muri ya mibare yo gukodesha, uramutse ukodesheje harimwe ibintu, urumva aparitoma 4 ufite amadolari hafi 3,000, hafi 3 n'andarengaho. Urumva we biraterwa nuko ibintu washyizemo agaciro kabyo n'uburyo natwe tugufasha, noneho ukabona abakiriya. Kandi ikindi cyiza cyo kugura ku Ntara Arena, buriya hasigaye hari abakiriya, ko murabona ni igice cyegereye kibuga cy'indege, hakaba hegereye free zone hara mu nganda. Abantu bahariya bose abenshi bakeneye amazu yo kubamo yo gukodesha. Ubwo rero mwebwe mukorera muri free zone mukeneye aparitoma zo kugura, mukurikira ino channel murebe adresse ziriho, tubafashe hanyuma mwibonere aparitoma zo kugura ku giciro cyiza. Mwebwe muri mu mahanga mukeneye aparitoma zo kugura, mutwandikire kuri adresse zinyura hano kuri channel, cyangwa muduhamagare kuri za telefone twababwiye, noneho tubafashe mubashe kwibikaho izo aparitoma. Ariko nshuti zacu, nubwo tuba tuvuga aparitoma, ntabwo ari zo tuba dufite gusa, tuba dufite n'ibindi bintu byinshi. Tuba dufite amazu atandukanye, amazu y'ubucuruzi, amazu yandi yo guturamo, tuba dufite ibibanza biri commercial, ibibanza byo kubakamo ayo maparitoma se, imidugudu se itandukanye, ubutaka bwo guhingamo. Niba ushaka gushora imari mu buhinzi, wowe twegere tugufashe. Dufite ubutaka butandukanye mu gihugu hose. Twe twabwiye ko dukorera mu gihugu hose, ntabwo dukora hano i Kigali gusa. Niba ukeneye inzu mu yindi mijyi itari hano muri Kigali rwagati, wowe duhamagare tuguhereza amazu za Muhanga, za Nyanza, za Rwamagana, za Kayonza, za Musanze, za Rubavu, za Rusizi, hariya za Karongi, hose dufite amazu, dufite ibibanza. Watwegera tukagufasha. Nyura kuri za adresse tuba twashyize hano kuri channel yacu, hanyuma kugira ngo ibyo ukeneye ubashe kubibona.
inshuti zacu, twebwe turahari ku bwanyu, niyo mpamvu tuba twiyemeje kubagezaho serivisi nziza kandi zo ku rwego rwo hejuru nk'uko dusanzwe tubibabwira. Murakoze cyane rero, turabashimiye mwebwe inshuti zacu aho muherereye hirya no hino ku isi, ariko turabasaba kujya mwibuka gukora subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, bityo ibyiza tuba dufite zibashe kubageraho. Kandi mukorane bakwe igihe mubonye imari twashyizeho mwitinda. Murakoze cyane, ciao ciao.